Turabasuhuje bene data mudukurikira kuri chaîne kuri Ijambo Dusoma. Tugarutse imbere yanyu muri gahunda yo kubabwira icyo Imana iri kuvuga muri iyi minsi. Imana yacu nishimwe. Hanyuma dufite ubuhanuzi kandi nubwo Imana yagiye ducishamo bwose bwagiye busohora, nimbuzi rero kuri kino gihe cya none Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero nimukurikire bumwe mu buhanuzi muri iyi ndirimbo ivuga ngo Yesu yitegereje i Yerusalemu araharirira cyane, ababazwa nuko binangiye imitima yabo bakicana abahanuzi babatumweho. Ababazwa nuko binangiye imitima yabo bakicana abahanuzi babatumweho. Ayi ayi we Yerusalemu nakora iki kugira ngo ukire? Ayi ayi we Yerusalemu we nkugire nte ko wananiye? Ikangahe nashatse kukubundikira uko inkoko ibundikira imishwi yayo ukanyangira. Ikangahe nashatse kukubundikira uko inkoko ibundikira imishwi yayo ukanyangira. Mana turagushimye kuko uri Uwiteka, uri umwami, uri umutware, uri rubasha kandi ugira neza. Tugushimiye ko wemeye ko tuzi imbere y'aba bantu kugira ngo tubabwire icyo uri kuvuga, ndetse nyakubaha Imana kugira ngo abantu baburirwe batangire guhinduka kandi bezwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ahabwe icyubahiro. Ubwo twari turi mu iyerekwa, Imana yongeye kuduhata kugira ngo tuvuge ibi bintu dushyire ukuri ahagaragara, abantu basobanukirwe ukuri. Ryari iyerekwa rero ubwo twabonaga umuyaga mwinshi, umuyaga urahuha, kandi uyu muyaga wari woherejwe n'Uwiteka mu gihe twari twarabaze gusobanurira abantu mu biganiro bitambutse igihe cyitwaga igihe cy'akayunguruzo cyangwa igihe cy'ishungurwa. Turi mu gihe cy'ishungurwa rero, kandi iki gihe cy'ishungurwa kizarangwa n'umuyaga, umuyaga uzahuha cyane, kandi umuyaga uzazamo indwara z'ibyorezo, umuyaga uzazamo intambara, umuyaga uzazana n'indwara ndetse ukazana n'inzara mu buryo bukomeye. Hanyuma iki gihe twaragisobanuye cyane, ariko iki gihe kizarangwa n'umuyaga cyane. Twigeze kubona umuyaga wari ufite ubushobozi bwo guhuha abantu, ugahuha abantu ku kazi kabo bafite. Umuyaga wari ufite ubushobozi bwo guhuha umuntu, ugahuha umuntu muri butike, mu iduka cyangwa afite, ugahuha ibintu bigashiramo. Uyu muyaga wari ufite imbaraga cyane zikomeye ku buryo wabashaga guhuha mu bantu babana mu rugo bakaba batandukana. Uyu muyaga wari ufite imbaraga zikomeye mu buryo bwo guhuha abana ku mashuri, ni ukuri, kandi bari bashatse kwiga. Uyu muyaga wari ukomeye cyane rero, kuko uyu muyaga wahushye ugahuha ibintu byose, ugahuha abantu bose. Uyu muyaga wabashije guhuha abayobozi b'amadini, ubakuramo amakote, nkabona basigaranye amakaruvate gusa yonyine bakagendera aho ngaho. Uyu muyaga wari ufite ubushobozi bukomeye, kandi uyu muyaga ngo wasobanuraga ko ari igihe cy'ishungurwa no kugenzura no gupima no kugerageza buri kintu cyose harebwa uko gihagaze. Abantu rero tube maso kandi tugire ubwenge. Nabonye nanjye uyu muyaga waratangiye gukora ahantu hamwe na hamwe. Uyu muyaga watangiye kugera ku bantu bamwe na bamwe. Uyu muyaga watangiye gukura abantu ku kazi. Umuyaga watangiye gukora ibintu bitandukanye, kandi umuyaga wari ufite ubushobozi bwo guhuha amafaranga ku makonte, ukabona rwose kuri konti yawe nta kintu kiriho, kandi wari ufite amafaranga. Uyu muyaga rero ufite imbaraga. Turimo turaburira abantu ngo bagire ubwenge. Hanyuma nyuma y'umuyaga twaje kubona ibindi bintu bikomeye, nabyo byagaragaraga nk'imvura. Yari imvura y'amahindu, imvura yagwaga cyane, imvura ikagwa ifite umugambi wo gukokora ibiti binini. Ngiye ko nabona ibiti binini byose birakokotse, amababi ashiraho, hanyuma abantu bayugama mu mazu. Hanyuma iyi mvura abantu bayugama mu mazu, kuko umuyaga nta kintu wabashaga gutwara amazu, imvura nta kintu yabashije gutwara inzu. Hanyuma marayika abwira abantu bari bari mu mazu ngo nibagume aho bugamye, hanyuma kugeza ubwo barindira itegeko ari butange ryo kugira ngo bave mu mazu. Iyi mvura nayo yari iteye ubwoba. Nshuti bene data, tube maso kandi tugire ubwenge, twumve ibihanurwa, tugenzure kandi tugerageze byose, tugundire ibyiza. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana nihabwa icyubahiro. Hanyuma nyuma y'imvura rero haje kubaho ibihe bikomeye, igihe cyiswe igihe cy'ihindagurika. Mbona ibintu byose birahindaguritse, mbona abantu babonye akazi, mbona abantu bagize amafaranga, mbona abantu baratuje, mbona abantu baratekanye, ariko byari bigoye
byari bigoye. Hanyuma marayika arambwira ngo nimbwira abantu banure kandi biyanure. Twabashaga kwanurira mu ihema muri Zaburi 34:8 navuga ngo marayika w'Uwiteka bambisha amahema yo kugota bamwubaha kandi akabakiza. Nabonye rero abantu banuye ibintu byabo, abantu basenze Imana bakinginga Uwiteka, bakarindisha imiryango yabo, bakarindisha imitungo yabo, bakayanira muri iryo hema mu buryo bw'umwuka, babashije kubaho, babasha kugira amahoro, babasha kugira ituze. Turi mu bihe bikomeye rero kandi ibihe bigoye abagenzi, tukasabwaga kuba maso, turasabwa kwirinda, turasabwa gusenga kandi mu buryo bukomeye kuko ibihe bikomeye. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma nyuma y'uwo muyaga n'imvura haje ibindi bihe bikomeye nabyo bitari byoroshye. Haza ikintu cyitwa iyerekwa. Mbona iyerekwa ry'uko marayika yambwiraga ngo abantu ngo ntago bari maso kandi ntago bafite ubwenge. Byarantangaje cyane ubwo nahabwaga urugero, ndetse nkabwirwa ngo urugero nko ku mugore utwite, ngo umugore yatwite ngo yagombye kugira ubwenge, ngo agasengera, ngo kandi akabara iminsi ye uko abari iminsi yo kubyara, akaba ariko yezwa, ngo kuko umuntu utwite ngo aba ari hagati yo gupfa no gukira. Nongera guhabwa urundi rugero rw'umusirikare wari uri ku rugamba. Hanyuma ijwi rirambwira ngo uriya musirikare ngo yiringiye imyitozo ye yakoze, ariko ngo yagombye kujya no kuri urwo rugamba abwiye umugore ati nsengera kuko ibyo ndimo ntiringiye imyitozo yanjye, Imana yo mu ijuru yandengera. Ngo kubera ko abantu tudafite ubwenge kandi tutari maso, ntago ibyo abantu babyitayeho. Nongera guhabwa urundi rugero ku muntu wari ukoze impanuka ikomeye cyane. Ngo iyo umuntu akoze impanuka ikomeye cyane yirukira mu rusengero kujya gutanga ituro ry'ishimwe, ariko Uwiteka arambwira ngo ntago aricyo cyagombye kubanza, ngo ahubwo yagombye kubanza kwibuka ngo ko se ko Imana indokoye, mbese ko ndokotse impanuka hari ibyo nari narashigaje. Akihana abagore yajyaga yinjiramo akajya gusambana, akihana guca inyuma k'umugore we yajyaga agira, akihana uburiganya n'ubusambo yajyaga agira, kuko ngo Imana ibimurengeye kugira ngo abashe kwibuka cya kintu yakoraga kandi yagendanaga mu rusengero. Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu iturengere. Hanyuma nongera guhabwa urundi rugero rw'umugabo, afata umugabo utinyuka agafata umwana ku ngufu, ngo yagombye kugira ubwenge, ngo mbere yo gukora icyo kintu gikomeye kibi giteye isoni, ngo yagombye kugira ubwenge akamenya ko imbere ye hari imyaka 25 y'igifungo cyangwa burundu bimutegereje. Ngo iyo aba afite ubwenge yagombye kumenya ibyo ngibyo. Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu turengere. Hanyuma nyuma yaho ngaho nongera guhabwa urugero ku muntu iyo yapfuye. Ngo umuntu yapfuye turarira, tukababara, tukagira agahinda, ngo ariko twebwe abasigaye ngo tuba tubonye uburyo bwo kugira umwanya wo kwisobanukirwa no kumenya neza icyo tugomba gukora, tukihana ibisigaye kugira ngo tubashe kubaho. Imana yacu nitugire neza kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma nongera guhabwa urugero narwo rukomeye rw'umugore ngo utinyuka agaca, cyangwa umugabo utinyuka agaca inyuma y'uwo bashakanye. Ngo tubaye dufite ubwenge nta muntu watinyuka gukora icyo ngicyo, ngo kuko uwo muntu ukoze icyo aba yisenyeye urugo kandi ku mugaragaro. Imana yacu tugire neza kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero twari dufite aya makuru yo gusobanura iby'uyu muyaga, amakuru yo gusobanura by'iyi mvura yaguye. Hanyuma Imana ngo yongera kubwira insengero ngo izaha gasopo ya kabiri, gasopo ya kabiri, kandi ngo n'iya gatatu ishobora kuzaza, ngo kuko ngo ibyo yari ibiringiyeho atari ko byagenze. Ngo bari buri kwaguka ariko insengero ntago ziri kwaguka. Hanyuma rero Imana yongera gufunga insengero mu cyiciro cya kabiri kuko zitubahirije ibyo zagombaga gukora. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tube maso rero kuko ibihe biragoye, tube maso kandi ibihe bimeze nabi, tube maso kuko Satani araduhiga cyane, yashoye abakozi benshi, ashyiraho akazi kenshi, afite abantu bamukorera. Hanyuma ngeze mu hishurirwa rikurikiyeho nabonye abantu bari gukorera Satani cyane mu buryo bukomeye cyane, mu buryo buteye ubwoba, aho nahishurirwaga abantu bari kwamamaza ibikorwa bya Satani. Nkaba ndimo kubwira aba bantu kugira ngo bave muri ibi bikorwa, bahindurwe n'imiburo, bakizwe. Nagiye kubona mbona abantu ba mbere bari kugura imisatsi y'imikorano, imisatsi batazi ahantu yavuye, itari abo y'umwimerere, ngo bakayiteraho. Baragowe rero abantu biteraho, bibohaho imisatsi y'imikorano, kuko biri mu mugambi wa Satani, byihishemo abadayimoni bakomeye, kuko ni umugambi wa Satani cyane wo guhindura umuntu mu buryo bw'umwimerere. Abakabiri nabonye abantu bibagisha bakiteramo inyama bakongera imiterere yabo.
ibi ni umugambi wa Satani, nacyo abantu bari muri iki kintu bakihane kugira ngo bahunge umushinya w'Imana. Aba gatatu nabonye abantu biyandikaho icyo twise tatuwaje, bakiyandika ndetse no mu mubiri imbere bikagera no mu maraso. Ibi ni ibintu bikomeye cyane bigihishe mu mugambi wa Satani kirimbuzi wo kurimbura abantu, kuko Imana yarambwiye ngo aba bantu bose ibikorwa barimo ni ibikorwa byo kwamamaza ibikorwa bya Satani. Hanyuma abandi bantu ni abantu bambara imyambarire iteye isoni, harimo izi zamini turi kubona ndetse n'utu dupataro bita kora. Imana ibabarira abantu babibamo. Imana yarambwiye ngo nta muntu wuzuye umwuka wera, nta muntu w'umukristo wagombye kugaragara muri ibi bikorwa byo kwamamariza Satani. Imana yacu tugire neza. Byari bikorwa byinshi nabonyemo n'umuntu ubana n'uwo bashakanye, bagashakana bagasezerana mu murenge, bagasezerana kwa padiri cyangwa mu yandi matorero, ariko ngo bakiyemeza ko nta mwana n'umwe bazabyara. Uyu ni umugambi kirimbuzi wa Satani wo guhindura ikiremwa muntu akagiforomata uko yishakiye. Ibi byababaje Imana. Umuntu nawe uri mu uyu mugambi arimo aramamaza ibikorwa bya Satani. Byari ibintu birebire, byari ibintu by'isheni ndende. Imana yacu tugirire neza. Harimo no kwisiga amavuta ahindura uruhu. Umuntu rwose ntatinye guba yahindura uruhu rwe cyangwa imiterere ye. Harimo abantu barimo kuryamana bahuje ibitsina. Iki ni ikintu nacyo kiri mu mugambi wa Satani. Harimo ibintu biteye ubwoba, kandi aba bantu baragaragara mu matorero, aba bantu baragaragara mu madini, aba bantu baragaragara mu nsengero, baragaragara mu misigiti, baragaragara muri za kiliziya n'ahandi. Imana yacu turengere kandi twitwa ngo turakorera Imana. Ibihe bigoye biraje, ibihe bikomeye biri imbere, ariko nitugira ubwenge tukitandukanya, tukamenya icyo umwami wacu ashima, turatandukana n'ibi bikorwa byo kwamamariza Satani. Hanyuma rero hari n'andi mavuta yadutse, amavuta ashobora guhindura umuntu, nabivuzeho, agahindura uruhu rwe, agahindura imiterere ye. Hanyuma hari n'abandi bantu bibagisha bagahindura ibitsina, uwari umukobwa akaba umuhungu, uwari umuhungu akaba umugore. Iki ni igikorwa cya gishitani gikomeye. Abantu bari muri ibi bikorwa turababurira kugira ngo bavemo. Aho uzumva iki kiganiro akumva ubuhanuzi, azagira ubwenge yerure, ahunge umujinya w'Imana ugiye gutera, ahunge umujinya w'Imana, ahunge ibihano, ahunge n'irimbuka rije ryegereye buri muntu wese. Imana yacu tugire neza, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero dufite Imana ishobora byose, dufite Imana iturinda, dufite Imana itubereye maso, dufite Imana iduhishurira ibiri imbere ikabigaragaza, ikatwereka aho twahungira. Reka dukangurira abantu rero kugira ngo bahungishirize ibyabo, ubuzima bwabo, ubugingo bwabo mu ihema ry'Uwiteka. Ni ihema ryo mu buryo bw'umwuka, ariko abayiringiye ntabwo bakorwa n'isoni. Imana irabarinda. Tugeze mu bihe bikomeye rero, aho hadutse ibindi byorezo bikomeye, ariko byose ni umugambi wa gishitani. Ni umugambi wa gishitani wo kuduhindura, wo kuduforomata, ukatukora uko yishakiye, byanze bikunze tukazayoborwa n'umuntu. Mu gihe rero Satani afite, mu gihe arimo kumaranira, mu gihe abona kiri kumusiga, afite umugambi wo kuyobora umuntu mu buryo bukomeye. Twigeze tubona ibintu by'ikoranabuhanga turabyishimira, ariko iyo uri mu mwuka ukabona aho ikoranabuhanga ari kutujyana, ni mu buryo bwo kudufata, ni mu buryo bwa gisatanisike bwo kuzatwigarurira, bukigarurira umuntu, kandi byanze bikunze bukatuyobora. Birakomeye kandi biragoye, aho umuntu atazongera kugira ikintu cye, ahubwo icyawe cyose uzakigiraho uburenganzira ari uko ubusabye. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero turaburira abantu kugira ngo bahinduke, turaburira abantu kugira ngo bagire ubwenge, turaburira abantu kugira ngo bave mu bintu bya gishitani. Ndi muri riyerekwa nigeze mbona n'abantu bubaka ingo zo kuri interineti. Izi ngo kenshi na kenshi biba byihishwe inyuma na Satani, kuko aba bantu ingo zabo ntiziramba, nta rukundo ruba rurimo, ni Satani ubahuza. Niyo mpamvu abantu bari maso, abantu bagomba gusenga. Niba hari n'uwo mukundanye, niba hari n'uwo mumenyanye, ugafata igihe cyo kubisengera, kuko ntabwo wamenya uwo ari we, ntabwo wamenya icyo ari cyo. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero twaje kandi mu bihe byo gusenga, twaje mu bihe byo kugira ngo twegereze abantu Imana, tubahuze n'Imana. Twababwiye ko uyu muyoboro kuri kw'ijambo dusoma ni umuyoboro tuzahuriraho n'amakuru y'iby'Imana iri kutubwira, n'amakuru y'aho turi kwerekeza, kandi tugasenga, abantu bagakira indwara, abantu bakabohoka, abantu bakabazima. Reka dusenge. Mana turagushimye, Mana nuhimbazwe, Mana uri Uwiteka, Mana urera, urakomeye, uri nyakubahwa, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko ubuhishuye ino imigambi ya gishitani, ugahishura abantu bose bishoye mu bikorwa byo kwamamariza Satani, ariko ukababwira ngo n'abana banjye, nabo n'abantu banjye, bahindukira, nabababarira, kandi bagenda neza nk'uko umukristo agomba kugenda. Tubasabiye imbabazi kugira ngo abantu bagereho, babashe guhinduka, babashe kwezwa, babashe kwihana, kandi babashe kugira ikintu bageraho
kubageraho mu buryo bw'umwuka. Dore Satani ateje igihombo gikomeye cyane mu isi kugira ngo abantu bihebe abandi biyahure, ariko mu izina rya Yesu rifite imbaraga, izina ribohora, izina risumba n'amazina, niho dukirizwa, niho tubonera amahoro n'ubugingo. Ni ukuri turasunikira abantu mu maraso ya Yesu kugira ngo babashe kubaho icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen.